sheri reka nkubwize ukuri urabizi mu rugo nararyaga iwacu nta kintu tubuze ngewe naje ari iyo ngiyo nshaka uri kuvuga ntayibonye rero ubwo ushaka nzaguca inyuma imaze kunanirwa rero hanyuma imaze kunanirwa inama nakugira kiryamo tuze nge gushaka amafaranga turye turyame tubyuke tujye gushaka amafaranga yagapfure kanya buri kanya pyasu ntabwo nazabivamo wa mugabo nkiza uno mushiha hasigaye nirirwana umugore utarangiza uzi ukuntu aba ameze uzi umushiha aba ahagaze ntabwo ngiye nabyemera ese uzaguca inyuma koko basomye hose oya ntabwo namakunze kamabuja na boss aho nanangiye kubahuka se bitwaye iki oya ntabwo byari byiza ntacyo bitwaye boss akigenda ihita winjira mu cyumba ugukoramo icyo akose uko umuntu wakijura ashaka kumujyana mu byaha kwajereka se ntabwo byagenze neza cyagifu yashabaye akuse ariko ntukagira ubwoba ntabwo kigiye ntabwo kibona ase boss reka nkubwire uriya mugabo aracyakwa asangice azankubita ishoka cyangwa nene bibotse turabana wanditse ariko Aro mama izunguru muziteho ndebe ko zabyara zabwagure nuko bwagura nejo nzozi mu 10 mu ngura ikindi kibwana bavuretse mabuja agiye kuma akazi ambwira ukuntu gahunda zimeze ngiye gukora amasoko buriya sabwo tuzavugana ko kiriya kibwana kindi cya 25 muzambwe nyohereze ni mu kibona tukiguye Navugana mu kanya. Umeze bite se nagiye? Nabusha. Naraye neza. Kora neza. Basomye hose. Oya ntabwo namakunze kamabuja na boss. Aho nanangiye kubahuka. Se bitwaye iki? Oya ntabwo byari byiza. Ntacyo bitwaye. Wera kibazo wasomaho. Oya. Basomaho muri none. Nese nta kibazo. Mukazi posi yamaye yaramwemwe ntisiganye nsagira na mabuja cyangwa na ngiye ibyo byanyemerera ku ruhande nicyo kunywa cyane nk'inkwa ku ruhande. Yes arahari. Arahari. Bisa kwisareka yanaza. Ntabwo nawe ntukajye wigira mu mwana. Ngomba kuba abakoresha banjye. Ako ntukajye wigira mu mwana kandi ukuze. Uri kubona hari ikibazo koko kuba turi kuganira nkaguha ugasoma. Mabuja hava tazanyirukanisha. Nkasubira mu rugo mu cyaro. Uziko mu cyaro twaryaga rimwe ku munsi no wangandya gatatu bya breakfast niba ari breakfast no komanywa niba ari karanchi mu cyaro twaryaga saa 12 bikaba birahuye none ashaka kunkuza ngiye ariko iyo ndi kukureba mba mbona uri umusirimu kandi mu minsi micyanda kugurira imyenda myiza urabona uri bogarire y'umusoro musaza abakozi inguriye nza kugurira imyenda ngiye nza kubwira umunsi tujyane ku isoko sibyo kugurira utwenda dusa neza turebe ako kino gipapa nakuguriye ntacyo kibaye komisona kabasirimu n'abantu bose nejo njye mu cyaro abakobwa itwa ba Korodete n'aba Nyiramarisa baravuze ati wambaye inkweto nziza tigura ngaye nabwe ko mabuja y'imuri Burayi izi ni inyungu zo gukorera mu mabuja ngamesho cyo kuragurira umwana mwiza mabuja wari wabona ntabwo meze nka mabuja nakoreraga mbere mabuja nakoreraga mbere yarantutezaga akabona n'ikintu yama n'amafaranga buri gihe bakajya barabankatango nakoza amakosa ariko mabuja wimura no ikoze ufite ubwoba bwiza ufite ubwoba bw'ikikoko erigura igisore cyiza oya ndabitinya ariko ntukagira ubwoba se bw'icyo ubundi ntabwo okay noneho ndumva ako mu ibintu tuzajya tuganira ukajya ubiganiriza boss sibyo uzagira ikintu umubwira ko nonyine mba ngufashe ubu ntukabibwire boss sibyo mubwira ariko nanone ntukagiye unkora oya nta kibazo kandi noneho imirimo wajya gukora ubu ngubu ndashaka kukugabanyiriza nkagushakiraho undi mukozi usajya ugufasha nta mpamvu yo kuvuna wamwiyorese ko mu mimba menshi kandi gukora ntacyo bintwaye mu cyaro twarahinga guhera mu gitondo kugera saa 12 tugahinga ubwiri turutongora reka iyo miruho yisezera iyo miruho yisezere upfa kuba warageze muri runo rugo urabona uru rugo rusaba umunyu kuko hari ikibazo dufite
uziko wajya ngo ni mu ijuru cyakora hano hantu urahemeye. Okay, ngaho genda ushira amazi muri douche. Amazi muri douche? Genda ushira amazi muri douche nta kibazo. Washyushye cyangwa konje? Akasuga yo noga nago yazi. Hari igihe ujoga yashyushye cyangwa yakonje. Akuvara akazubona gusema yakonje. Ariko kumana none ubwogo bufite nubwiki ko. Ereka mabuja ngomba kukuba. Gaho genda ushiriramo amazi. Nabonye yandi yapfuye yo muri douche. Reka nyashyiremo. Mabuja muryoherwe. Teresa! Ashira nacyo mana yanjye. Tabuka ariko. Ego nyagasani. Nuko mbabarira mabuje. Iki cyo kigenda nk'igihunyira. Ugenda nkutagira amaso. Mbabarira. Wipfukama. Icare hano. Akoze. Ako se wiyemeje kwambara imyenda koko mpaka ntabwo ujye uhindura. Imyenda ni nyogokuru wanje wayinzingiye yarambwe ni nyikura manzahura n'ibibazo bikomeye cyane. Okay, ibyo ntabwo ari byo tugiye kuvugaho. Hari akadiru nshaka kuguha. Sibyo? Kandi urabizi rwose singuhemba neza ku gihe. Umbembaga neza, umbembaga n'amafaranga menshi uko nda wundi muntu wigeze mbembaga n'amafaranga ngumbembaga. Okay, rero Teresa. Ndiri meze gutya kandi nibanga ngo cukwe no munda ngo pi. Ubivuga none ni byadanje. Ubivuze no kukwica nakwica. Nge ntabwo njya nyine. Ukanyice guce ngapfa. Ngapfa kambamba. Sawa hari wapfuye ugaragaruka warabibonye. Umva rero mubwire. Nari uricaga. Okay, ceceka basi ndakuza utugamba twawe ngo none ugiye kunsakuriza. Umva urabona uriya muhungu umukozi mugenzi wawe. Najibu. Najibu buri. Ngabanye tugamba se mbanze nkubwire. Najibu buri iki murateretana? Oya. Aragutereta? Ahita mbirukana mwese. Nako Najibu ntabwo namwirukana. Umva, Najibu ndashaka unyinire diro. Uzajya umubwira buri munsi uko mukubitanya gutya uhita ubimubwira. Uko muri kurye hari harya muri kakazu kanyo murira. Uhita umubwira ko ngiyewe mabusha misho mukunda kubi. Ni mukundaga kuki utamubwira ngo muzaje murasangirira kuri salo manje akariza mu kazu k'abakozi. Umva nyine urumva umugabo yahita bireba nabi. Ndashaka rero ko biba ibanga ryanjye nawe. Najibu uzajya umwumvisha uburyo nyine mukunda cyane namwihebeye urumva kandi harimo akantu nzakugurira umva nzakugura nimba ushaka ibindi byenda bimeze basi nabyo nzabigura bimeze ako byiza. Yira myenda wanguriye ni zigeze muno munyo ndago nazambara pe nyogokuru yahita ndeba nubwo yapfuye yahita ndeba nabi. Niba shinga zambara ziba myenda zo wanguriye zigeze munyo ya pe aho uzaje wangura ingutiya zigeze hano hasi ndaho kakagutiya kageze umuda uziko kageze mu mazi ndahando nanyura. Kose we warashobeye tuvuga ibintu dutaruka ibindi kunyegera cyari kuvuga ibindi dutaruka ibindi ukundaga abantu babiri. Ceceka subira mu kazi kawe. Ikingenzi nuko ugiye gukorera amafaranga. Sibyo? Sawa ngaje. Uzamba ngahe? Genda uzagurira isambi wanyu. Mu batindi wa. Nzagura n'isambu. Abo mafaranga ni menshi nzakorera pe. Nzakorera ngaho ni garagara fatika. No. Ego. Uko yorajya hese? Uri kujya. Ngiye mu kazi. Ubusugiye unye muri iki kibazo. Shaka nguke muri iki kibazo se. Se buri munsi uzajya unsiga narangije. Hari umuturage w'igihugu se genda ugiye ku karere wapfire bagushakira undi muturage ugufasha. Igihugu gifite abaturage benshi. Ase sheri bimeze gute? Ibikize. Nyine wabaye iki? Ariko reka ngusatse ikintu kimwe. Baguteretse imbabura mu maguru, bagushyuha ufite muri iyi minsi ni gushyuye bwoko ki? Oya sheri nukuri kwimana none urakabije pe birenze nibura no kuba inkoko.
birenze kuba inkoko wowe ugikozaho ako kanya kare akomisho ko tukibana ko wari umugore mwiza waje kuba indaya gute nuko ntari nakamenye uko bimera nose muri ya koperative ntago abagore bandi banganiriza twagira ngo uri kunyicuruza kugeza ubwo wumva najya ndara nihanyagura rero nigeze numva mu gitondo mbwira ngo yishyiremo yose indi nari uyikure rwose kuyishyiremo yose regura nabivuga ngo yishyiremo yose indi nari uyikure washatse none se ntabwo iwacu naryaga reka none isoni ngo yishyiremo yose ubwo se kuki urindira gutuma mbivuga wakabanya ahubwo nyine ubikora ntigeze mbanza no kubikubwira wazambwiye se nkakwinjiramo nkaguturamo shibuzuka sheri reka nkubwize ukuri urabizi mu rugo nararyaga iwacu nta kintu tubuze ngewe naje ari iyo ngiyo nshaka uri kuvuga ntayibonye rero ubwo ushaka nzaguca inyuma imaze kunanirwa rero hanyuma imaze kunanirwa inama nakugira kiryamo tuze njye gushaka amafaranga turye turyame tubyuke tujye gushaka amafaranga yagapfure kanya buri kanya pyasu ntabwo nazabivamo wa mugabo nkiza uno mushi hasigaye nirirwana umugore utarangiza uzi ukuntu aba ameze uzi umushi aba ahagaze ntabwo njye nabyemera ese nzaguca inyuma koko kandi nakubonye nabonye muri telefone yawe ubwira umuntu ngo urashaka kumuha umupuri ibyo bintu by'imipuri mwazanye ibyo ntabwo sheri rwose mbabarunyiza uno musonga pe nushaka akazi uyu munsi ukareke n'uwakise akazi yasize katarangiye mbabariuze rwose nyamuri iki kibazo sheri wanyemuri ikibazo ariko rwose sawa ngagenda nanjye ndakora iyo bwabagugo burandoga uye ntabwo muroga nanjye n'ubuki bwabaga nyine nese abagabo ntabwo bahari abagabo buzuye muri no Kigali ntabwo njye wapfubya rwose ngo nzabivemo hoya pe umugongo usigaye unjyangana gutya reka no kuvuga ngo njye nitunatuna nihombanye kugira ngo ndashime nibarere nzageraho nzaturi ku mutima genda urasize nyine umva mubwire urambwira iki niba utaza ngo dusubire mu cyumba ntacyo umbwira nabindi tunegosiye genda ujye kuri butike sibyo ugura umukasi mwiza mushyashya yice nyigusigire ujye wirwariza nta kindi nakora usanye ibintu bya komedi kandi njye ntabwo arizo ndi gusa mana njye ndi kwibuka utanyemurira ikibazo hari abantu ngiye gushutinga filime kandi bageze kuri seti harimo barampamagara sheri genda ndakurambiwe niba udashobora njyewe kunkorera gahunda ngo birangire dewe ntabyo unyereka nagiye ubwo bujihadi bwawe se ndabukeneye oje bose kundiba nabo ibintu byose nabikoze isuku nayikoze hano hose akoshaka kuri kujya ubyibuha umutwe gusa ntabwo nabimenye ariko buriya ni ikibazo cy'ibiryo wenda bifite intungamubiri nyinshi bagabanya amavuta bagabanya isukari bagabanya iki ntajye icyo bagabanya nabiriye nanjye nkuse nzapfa gukomeza ko tugenda ukibanye ntumbi yimbwa sha mwaretse nkigibira ko mu cyaro nari narenganye ntarya amavuta niyo twaryaga ko twaryaga amamesa kuri bonane no kuri noheli gusa ardesha warize nagarukiye mu wa gatanu primaire so mba naragerageje nzi kubara gatanu kugabanya kabiri bikaba n'ibice bitanu ceceka rero reka gutonyanga cyane kuko buriya ntabwo ujya nkunda umuntu ugira ubugambo bwinshi ndabizi boss sibyo wagira ngo ni méthode bourgmestre ntabwo nzongera kuvuga amagambo menshi imbere ya boss noje ngiye kuguha gahunda urajya uncungira sibyo ndagira ngo ujye ucunga ukontorore niwica umuntu nzamuriha sibyo ubu uzavuna akaguru nzakagura ndabizi ufite amafaranga menshi wabikora ubu uzakura amenyo nzayishyura nihagira ruhumbu rwa nyina rw'umugabo ruzazangaha ruza kuvugisha umugore wanjye uzakora igishoboka cyose nzahita muri iki ngo tunyikuremo sibyo urabizi ndi umugome sibyo nanjye ngomba kuba umugome nk'umukozi wawe ndi umugome njyewe ndi butwi
ndi igisimba buriya benshi baranyitiranye. Uzakumenyera nzahita mushwanyaguza nk'uko intare ishwanyaguza akayimenyere kose agasimba kose ko mu ishyamba. Wowe uzagurukana umuntu wigira gaca umuhagarare ku mutwe umusature. Icyo uzakimbaza sibyo kuko uriya muzinga wanjye ubuki burimo simba ashaka ubusangira n'imiyogiri. Urebye nabi byo babohakura. Wabyumvise? Abanyarwanda bakanuye amaso. Bo ikindi cya kabiri nzajya nguhemba amafaranga ushaka, nzajya nguha nandi ku ruhande. Nta kibazo mujye mu minyama n'amata bihagije. Ubundi nkwereke uburyo nkora. Okay. Bo hanyuma uze gufata kuri ya mayonnaise uryeho. Fata ya margarine uryeho. Biryoshye kubi. Sibyo? Usibe kurya isabune. Isabune ntago narya boss. Nubwo wenda ndinjije mu cyaro ntago narya isabune. Sibyo? Okay. Nagiye rero ubwo Roger ndakwizeye. Akazi keza boss. Umara nyina ntago nzagutengu. Utagiye kuzana inda ntayo ngira sha. Nkosha. Boss ko ntabwo ari sawa. Azabazana Yesu azabazana n'abari kure hose Yesu azabazana. Haleluya amen. Boss nsigana nakubwiye ngo iki ariko we nakubwiye ngo iki. Boss akigenda ihita winjira mu cyumba. Ugukoramo icyo akose uko umuntu wakijuru ashaka kumujyana mu byaha. Kwajereka. Se ntabwo byagenze neza cyagifu yashamaye. Akuse ariko ntukagira ubwoba ntabwo kigiye ntabwo kibona. Ase boss reka nkubwire. Uriya mugabo aracyangwa azanyice azankubita ishoka cyangwa nene. Ase bwose turabana. Wanditse ariko. Usikwa namwe ngo umugabo uzazanga nzate mushwanyaguza. Muzaza hano nyine. Wowe se kuhaba. Yavuze uzaza shuri.